mwiriwe neza nkuko bisanzwe ndi Cyambarantama wa Cyambarantama, umuvugizi wa Cyambarantama, ndi rugambirira kugamburuza imigambi y'umwanzi nkamurinda umunyarwanda. Ndi Cyambarantama, nkaba umwe muri groupe Ruganzu n'Ibisumizi. Uyu munsi ndasaba ubuvugizi cyangwa ndasaba gutabarwa. Njyewe na groupe Ruganzu n'Ibisumizi twaguze ubutaka mu Rwinzovu. Amafaranga twe twahawe n'inguzanyo ya banke y'umutangwa wa Finance Company Limited. Uyu munsi tuvugana twamaze kwishyura banke. Umugabo Kajuga Jerome, umuyobozi muri komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO, afatanije na Ndanga Patrice gitifu umurenge wa Jari, ubu yimukiye mu Gatsata. Baraturenganije ku buryo buteye ubwoba, ku buryo budafite ubumuntu. Uyu mugabo Kajuga Jerome yifuje kugura ubutaka bwanjye na groupe Ruganzu n'Ibisumizi. Twubatsemo inzu za kinyarwanda cyangwa z'ibyatsi mu rundi rurimi cyangwa mu kindi kinyarwanda, nka ziriya z'ibwami z'Inyanza mu Rukari. Izo nzu twazubatse nta nkunga y'umuntu n'umwe tubonye. Tumaze kuzubaka, uyu mugabo yifuje kugura iyo sambu miliyoni 10, turabyanga. Ashaka kuduha miliyoni 20, turabyanga. Haciye amezi 2 yaje azanye na gitifu umurenge wa Jari Ndanga Patrice, baza bavuga ko turi abakozi babo baje kutwirukana mu isambu yacu. Twarasakuje, ikigo cya gisirikare cya Jari kiza kudutabara, babaza uwo muyobozi Kajuga Jerome na gitifu umurenge impamvu batwirukana kandi abasirikare bazi ko aho hantu tuhakoreye igihe kinini. Batubajije inyandiko zigaragaza ko ibyo tuvuga ari ukuri. Twazanye inyandiko zigaragaza ko ubutaka ari ubwacu, tugaragaza n'inyandiko twahereweho inkunga z'amahema aya ngaya ya picnic, n'aya matenti ya aya ngaya asanzwe yo mu makwe 4 y'umweru, 3 y'abantu 50 n'irindi rimwe ry'abantu 100. Ayo matente tuyahabwa twakorewe ubuvugizi na Kajuga Jerome ubwo twajyanaga umushinga muri komisiyo y'u Rwanda ikorana na UNESCO, dusaba inkunga yo kudufasha kwagura ibikorwa mu nzoga za Rubingo. Uyu munsi rero uyu mugabo twamaze kumwima ubutaka, inkunga twahawe na leta, ategeka ko bajya kuzifungira ku murenge. Uyu mugabo gitifu umurenge ntago tuzi ikibyihisha inyuma cyatumye aduhohotera, afatanije n'uyu Kajuga Jerome bagafata amazu yacu ya kinyarwanda 5 bakayasenya, bagafata inkunga twahawe na leta zihagaze miliyoni 7 bakazitwara bakajya kuzifungira ku murenge wa Jari muri kontineri. Ntago twibaza impamvu. Ese niba wimye umuntu isambu yawe kagomba kuyigura, ni gutagomba kuguhohotera agafata ibintu byawe akabitwara? Uyu munsi rero mushobora kujya kumva ngo Cyambarantama ngo inzabamo yakoze siriko, ngo yahiriye mu nzu, ngo Cyambarantama ngo imodoka yamugongeye mu mujyi, ngo yitabye Imana, ngo Cyambarantama ngo yasimbutse kwa Makuza cyangwa yasimbutse mu Nkunda Amahoro. Nindamuka muye n'icyo kibazo, muzamenye ngo Cyambarantama azize ubutaka buri mu Rwinzovu, isambu yanjye naguze mwubakamo inzu za kinyarwanda 5. Uyu munsi ndasubiramo, ntago nzigera ngurisha ubutaka bwanjye buri mu Rwinzovu. Mu mwaka w'1510 nibwo umwami Ruganzu wa kabiri Ndori yageze aho hantu ahatera icumu hararigitazamo iryo taba ari ryo ryitwa Rwinzovu. Uyu munsi rero igitugu cyaraciwe mu Rwanda rw'abanyarwanda muri leta y'ubumwe, guhohoterwa, gutwikirwa, kwicirwa ubusa, ibyo bintu byararangiye. Niyo mpamvu ndasaba ngo abayobozi bayoboye uru Rwanda, ukimara kumva cyangwa niba koko ufite umutima wa kimuntu, niba koko mu nshingano zawe harimo kurenganura abaturage barengana, ndasaba ngo uyu munsi nanjye mu ndenganure, kuko aba bayobozi bombi babiri barimo baraduhohotera. Uyu munsi bagiye kunteranya na RIB ngo ko twasebeje abayobozi. Twavuze abayobozi babiri, Ndanga Patrice gitifu umurenge wa Jari, we wadusenyeye amazu 5. Abantu bagiye no kubwiherero tuwarete ifite imiryango 4 na dushe 4, ubwo ni imiryango 8. Bararimbagura inzugi barazitwara, bararimbagura na tuwarete n'imyobo bakajya kuyisenya. Ubwo n'ubu muntu ni gute umuntu niba avutse kuva navuka ubwenge bwanjye n'amafaranga nakoreye byose nabijyanye mu nzoga za Rubingo, mbyubakisha ndema campsite y'inzoga za Rubingo fatanije na groupe Ruganzu n'Ibisumizi, nta nkunga nimwe mu kubaka ibyo bintu y'umuyobozi nimwe tubonye cyangwa iya leta ari ku mufuka wacu.
abantu benshi muzi Cyambarantama mwajyaga mumbona ku mihanda nambaye impu ndi kuzungurutsa amafilimi y'umwami Ruganzu wa kabiri Ndori, aho niho twakuye igishoro, niho twagendaga ducuruza ayo mafilimi, noneho tukabona amafaranga twishyura banke yaduhera amafaranga rimwe, noneho turagenda tugura ubutaka, nyuma yaho tukajya ducuruza amafilimi twishyura banke. Uyu munsi rero umuntu akaza kubera imbaraga yahawe na leta, akumva ko agomba guhohotera umuturage kubera ko yamwe mwisambuye, akaza akayifata akayikoresha ibyo ashaka. Uyu munsi turasaba kurenganurwa, mutaza kumva ko Cyambarantama yaciye nk'amabere mugatangira kuvuga ngo groupe Ruganzu n'ibisumizi ngo si intore ibyini haze mbisubiremo, nta ntore ibyini shonje. Ntuzajye wumva umuntu yababaye ngo navugisha ukuri ko runaka yamurenganije ngo wumve ngo byacitse ngo abana b'u Rwanda ngo nta discipline bagira. Ariko ubundi discipline ni ibiki? Ese uyu muyobozi wandenganije ni gute umuntu afata inzu 5, izo nzu byonyine umuntu akubwiye ngo uzubake, muzabaze abenjenyeri bubaka aya mazu ya Kinyarwanda, nta nzu nimwe ishobora kujya munsi ya miliyoni 5 byibura amakeya yanyuma. Mwabaza abo ku Kirenge kwa Ruganzu cyangwa mukabaza abo muri Mize cyangwa abo mu Rukari, mukababaza ngo inzu ya Kinyarwanda ibihagaza ngahe. Niba umuntu yikokoye kuva 2008 ukusanya 100, 50, 200, 1000 ukuzuza amafaranga ukubaka inzu 5 za Kinyarwanda, kubera ko umuntu ari umukire agahita avuga ngo ndashaka kugura hari ahantu, akazana utumiliyoni 20 ngewe hari ahantu uyu munsi mbisubiremo Kajuga Jerome byumve, nushaka uyu munsi uhamagare baze banyice cyangwa bandase. Hari ahantu nubwo wazana miliyoni 100 naho naguha uyu munsi kubera ukuntu makunda, nubwo wazana miliyari naho naguha. Atari leta y'u Rwanda ihashaka nta wundi mukire, buri muntu wese ufite inzozi zo kuzagura rw'inzovu ntaho uzigera ubona, uzarinda upfa naho ubonye. N'Imana ibyumve y'u Rwanda ntago hari ahantu uzigera uhabona. Ubushize narakubwiye ngo n'isambi ingana n'ubutaka bungana n'iki gipesu cyo uri ku ishati yanjye ntacyo nzaguha, aho kugira ngo unsuzugure unkandagiza amafaranga nk'uko wirwa yatanga hirya no hino. Nagera ku karere ngo Cyambarantama ngo amafilimi ngakina y'umuco nyarwanda ngo yigisha abantu ko bagomba kwigumura kuri Republika bagasubira mu ngoma za cyane. Ayo ni amayeri wibeshya abanyarwanda baza akazi nkora. Njyewe ndi Cyambarantama wa undi mwabonaga ku mihanda uzunguruka yambaye uruhu, yambaye impuzu, acuruza filimi za Ruganzu. Leta iranzi ko ibyo bintu ubwo bushobozi n'ibintu ngerekaho ntabyo nashobora. Uyu munsi ugiye gushaka ndi mayeri menshi, ndabizi umaze iminsi uzunguruka hirya no hino. Njyewe ubufasha mfite na mafaranga ngira, aho nakuraga igishoro naho nakuraga igitunga ubuzima bwanjye nabo dukorana mwarabirimbaguye. Ubu ikintu nsigaranye n'umunwa wanjye wo gutabaza kugira ngo leta inyumve intabare. Ribu y'u Rwanda ndabashimira na polisi ko mudahwema kubafa abaturage mu kubakemurira ikibazo. Shimira abavoka n'abacamanza mwese, ubwo uyu mugabo azanshiraho ibyaha ntazi. Banyakubaha ndi reportinze muzumve ko Cyambarantama ntaciye nk'amabere, nje ndimo ndatabaza kugira ngo munyumve. Uyu mugabo arifuza isambu yanjye ku ngufu kuyigura nayo nzamuha. Wa mugabo mbisubiremo, nubwo Imana izamanuka ikazi ikavuga ngo Cyambarantama ngubutaka nta n'igipesu nzaguha, kandi umunsi wagarutse mu isambu yanjye ukaza kunsangamo ugashaka kongera kuza kunkangira mu isambu yanjye. Bayobozi muyoboye uru Rwanda, uyu mugabo ni umukire ni n'umuyobozi. Umunsi azaza ari wenyine mu isambu yanjye nanjye nzihesha agaciro. Perezida wa Republika yaravuze ngo nta muntu ushobora kuguha agaciro, ngo agaciro ngo nukukiye. Uwo munsi wa mugabo nanjye nziha agaciro nk'umunyarwanda, ikintu nzagukorera ari ibizambabarire ibyumvu zaba wanteye nk'ibisambo nk'ibindi. Ntago ndimo ndatera agahinda kuko abanyarwanda turaziranye, turabana beza. Ubuse indinze kugera aha ngaha, ikibazo cyanjye nahereye ku mudugudu ndazamuka ngera ku mujyi wa Kigali hanicaye muri iyi jaride y'umujyi wa Kigali. Meya w'umujyi arabizi, ariko ntago mbizi ikibazo nyina nziri ndi umunyarwanda w'i Rwanda. Mbisubiremo, nitwa Cyambarantama wa Cyambarantama, umuvugizi wa Cyambarantama. Ndi rugambirira kugamburuza imigambi y'umwanzi nkamurinda umunyarwanda. Ndi rugambirira abahunde rwa muhumu, nyiri icumu ry'inganza marumbo, nyiri mishumisha, nyiri mishweko, ndi umukangu cyuma kitatire cya Mutabazi. Naritatiye ndatera ndatikura, nera babisha ubwo byambarira Imana ubugondo bugoye buragendwa Ruganzu niwe wantumye wa mugabo.